Muraho neza, nitwa Niyodusenga Eri. Tekereza ndamutse nkubwiye nti nta mafaranga 500,000 mu mezi 2 nzakugarurira miliyoni 1. Nkakubwira nti nta ngaruka zirimo, nta n'igihombo kirimo. Wabyizera? Ahubwo se ibintu byoroshye gutyo biramutse biriho, kuki isi yose itabituwe n'abaherwe gusa? Mu mateka y'ubukungu nta gitekerezo kigeze gikurura abantu benshi nk'icyo bita get rich quick. Ni ukuvuga gukira vuba mu gihe gito ukoresheje imbaraga nke cyangwa se ari ntazo. Iri sezerano ryabayeho kuva kera, ariko uko imyaka yagiye ishira indi igataha byagiye rihindura amazina, ubundi rigahindura uburyo. Ariko ubutumwa bwabyo bwakomeje kuba bumwe: shora make ubone byinshi kandi ubibone mu gihe gito cyane. Mbese get rich quick ni iki? Mbere yuko tubyinjiramo neza, reka mbahe iyi nkuru. Hari umuntu watangiye akina betting ashyiramo amafaranga 2,000 gusa. Mu ntangiriro amahirwe aramusekera, atsindira amafaranga menshi. Ako kanya yibwiye ko abonye inzira yoroshye yo kwinjiza amafaranga. Ariko nyuma y'umwaka umwe yari amaze kugurisha telefone ye, afite amadeni menshi kandi umuryango we wari utangiye kubura amahoro. Ushobora kuba uhise wibaza uti byagenze bite? Iyi si inkuru y'umuntu umwe gusa, ahubwo ni inkuru y'ibihumbi by'abantu benshi batuye ku isi hose. Muri iki gihe betting n'indi mikino y'amahirwe byabaye ubucuruzi bukomeye. Telefone ngendanwa na interinete byatumye umuntu ashobora gukinira aho ariho hose n'isaha iyo ari yo yose. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese ninde ubona inyungu z'igihe kirekire? Ese ni abakina cyangwa ni sosiyete itegura iyo mikino y'amahirwe? Reka inkuru yacu tuyikomereze ku mugabo witwa Carlo Pietro Giovanni Guillermo Tebaldo Ponzi, ariko akaba yaramamaye ku izina ryitwa Charles Ponzi. Ni inkuru y'amateka iri mu gitabo cyitwa Ponzi Scheme: The True Story of Financial Legend, inkuru yanditswe na Michael Zukov. Iyi nkuru kandi ushobora kuyisanga mu gitabo cyitwa The Rise of Mr. Ponzi, akaba ari inkuru yanditswe na nyir'ubwite witwa Charles Ponzi. Mu mpeshyi yo mu mwaka w'1920, abaturage bo mu mujyi wa Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kuvuga izina ry'umuntu umwe gusa: Charles Ponzi. Abantu bavugaga ko uwo mugabo yari yaravumbuye uburyo budasanzwe bwo gukuba amafaranga. Hari uwamuhaga amadolari 100, nyuma y'iminsi 45 akayamusubiza yabaye amadolari 150. Abandi bakavuga bati twamuhaye amafaranga yacu kandi koko yarayatwishyuye. Inkuru ye yakwirakwiye nk'inkongi y'umuriro, maze abantu baturutse impande zose batangira kugurisha amasambu yabo. Hari abagurishije amazu, hari abafashe inguzanyo, hari n'ababikuje amafaranga yose bari babitse mu mabanki. Bose bari bizeye ko bagiye kuba bakire mu gihe gito, ariko nta n'umwe wari uzi ukuri. Uyu Charles Ponzi yavukiye mu Butaliyani ku itariki 3 Werurwe mu mwaka w'1882. Yakomokaga mu muryango wari warigeze kubaho neza, ariko uko imyaka yagendaga ishira, ubukungu bw'umuryango bwagendaga busubira inyuma. Akiri muto yarotaga ubuzima bwiza. Yumvaga ko Amerika ari igihugu cy'amahirwe, ku muntu wese ukora cyane ashobora gukira. Mu mwaka w'1903, ubwo yari afite imyaka 21, afata ubwato yerekeza muri Amerika. Ubwo yageraga ku cyambu cya Boston, yari asigaranye amadolari make cyane mu mufuka, ariko yari afite inzozi nini. Mu myaka ye ya mbere muri Amerika, ubuzima ntibwari bworoshye. Yakoze imirimo itandukanye, yakoze muri resitora, yakoze nk'umukozi wo gutwara imizigo. Hari n'igihe yaburaga naho kurara. Mu mwaka w'1919, Ponzi yabonye inyandiko yitwaga International Reply Coupon. Yabwiye abantu ko ashobora kuyigura mu gihugu ifite igiciro gito, akayigurisha mu kindi gihugu ifite agaciro kanini. Atangira gushaka abashoramari. Mu by'ukuri icyo gitekerezo nticyari gifite ishingiro, kuko ntibyari gushoboka ko abona inyungu yasezeranyaga abantu. Ariko nyamara nubwo byari bimeze gutyo, yatangiye gushaka abashoramari, abasezeranya inyungu ya 50% mu minsi 45. Ni ukuvuga ko iyo wamuhaga miliyoni 1 ukemera ko azayigusubiza nyuma y'ukwezi n'igice, yayikugaruriraga ari miliyoni 1 n'igice. Wamuha iyo miliyoni ukihangana iminsi 90, ni ukuvuga amezi 3, akayikugarura yikubye kabiri, yayiguhaga ari miliyoni 2. Icyatangaje abantu ni uko koko yatangiye kubishyura. Ariko si uko yabaga yinjiza ayo mafaranga mu bucuruzi, ahubwo yakoreshaga amafaranga y'abashoramari bashya kugira ngo yishyure abambere. Iyo habonekaga abantu benshi bashya, gahunda yakomezaga gukora. Mu mezi make gusa abantu babarirwa mu bihumbi bari bamaze kumwizera. Buri munsi abantu batondaga umurongo muremure ku biro bye,
bamwe bazaga bafite amafaranga make, abandi bakaza bafite amafaranga y'ubuzima bwabo bwose, nta n'umwe washakaga gusigara inyuma. Kubona abandi bishyurwa byatumaga n'abandi bumva ko nta kibazo gihari, ariko ukuri kwari gutandukanye, nta bucuruzi bukomeye bwari buhari. Amafaranga y'abantu bashya, ni ukuvuga abantu binjiye nyuma, niyo yakoreshaga yishyura abinjiyemo mbere. Abanyamakuru batangiye kumwibazaho, baribazaga bati ese ni gute umuntu umwe ashobora gutanga inyungu zingana z'icyo mu gihe gito? Ibinyamakuru byatangiye gukora ubushakashatsi, abahanga mu by'ubukungu nabo batangira kubara imibare, basanga kugira ngo ibyo Ponzi yavugaga bishoboke ari uko yagombaga kuba agura za miliyoni z'izo coupon, ariko nta kimenyetso cyabigaragazaga. Ubwo ukuri kwatangiraga kujya ahagaragara, abantu bose bahise bashaka gukurayo amafaranga yabo icyarimwe. Nta mafaranga yari ahari, ubwami bwa Ponzi bwahise busenyuka. Charles Ponzi yarafashwe, araburanishwa, ahanwa n'ibyaha byinshi by'uburiganya, akatirwa igifungo. Nyuma yo kurangiza ibihano bye muri Amerika, yoherejwe iwabo mu Butaliyani. Nyuma yaho yimukiye muri Brazil, aho yabaye ubuzima bworoheje cyane. Umugabo wari warigeze kuvugisha isi yose aha abantu amamiliyoni y'amadolari, yaje gupfa ku itariki ya 18 Mutarama 1949 afite umutungo muto cyane. Nubwo Charles Ponzi yapfuye, izina rye ntiryigeze ripfa. Uyu munsi iyo umuntu akoresha amafaranga y'abashoramari basha kugira ngo yishyure abambere aho gukora ubucuruzi nyabwo, iyo gahunda yitwa Ponzi scheme. Abahanga mu by'ubukungu nka Frank Parton bagaragaza ko amayeri ya Ponzi yubakira ku bintu bitatu: icyizere cy'abashoramari, isezerano ry'inyungu zidasanzwe, no gukoresha amafaranga y'abinjiye bushya kugira ngo bishyure abinjiye mbere. Iyo abantu bashya batabonetse, gahunda yose ihita isenyuka. Inkuru ya Charles Ponzi si amateka y'umugabo umwe gusa, ni isomo ryigisha ko abantu bakunda kwizera inzira zisezeranya ubukire bwihuse. Muribuka cya kibazo twatangiriyeho, Get Rich Quick ni iki? Get Rich Quick ni uburyo bwo kwamamaza cyangwa gahunda isezeranya inyungu zidasanzwe mu gihe gito, akenshi ishimangira ko nta ngaruka cyangwa imbaraga nyinshi bisaba. Abashinzwe kurengera abaguzi bagaragaza ko ayo masezerano akunze kuba adafite ishingiro, ahubwo aba ari mu buriganya. Hari igihe iba ishoramari ry'ibinyoma, Ponzi scheme nk'uko tuyimaze kuyivuga. Hari icyitwa pyramid scheme, aho umuntu yinjira ku wundi, nuko uko bagiye bakora uruhererekane, inyungu zikagenda zigera kuri bose. Hari amafaranga ya cryptocurrency y'uburiganya, amasomo asezeranya umuntu kuba umukire mu minsi mike, cyangwa amahirwe ya business aribyo twita business opportunity, ariko idafite ibikorwa bifatika. Ibyo byose icyo bihuriyeho ni kimwe: bisezeranya abantu inyungu nyinshi mu buryo burenze ubushoboka. Kuki abantu bayizera? Umuhanga mu mitekerereze witwa Daniel Kahneman mu gitabo yise Thinking Fast and Slow agaragaza ko ubwonko bw'umuntu bukunda gufata ibyemezo byihuse iyo bubonye isezerano rinini cyangwa amahirwe asa n'adasanzwe. Iyo umuntu afite ibibazo by'amafaranga, akumva hari undi muntu uvuga ati mu mezi 2 uraba uri umukire, ubwonko butangira kubona inyungu mbere yo gusuzuma ingaruka. Niyo mpamvu abantu benshi bagwa muri ayo mayeri. Uko gahunda ikora: abategura gahunda ya Get Rich Quick akenshi batangira berekana ubuzima buhenze, imodoka zihenze, amazu meza, ingendo zo mu mahanga, amafoto y'amafaranga menshi, bakavuga bati natangiye nta kintu mfite, nawe wabigeraho. Nyuma bakagusaba bagira bati tangira ushyiremo amafaranga make. Hari n'igihe baguha amafaranga make ku ntangiriro. Si ukubera ko ubucuruzi bwabo buba bukora neza, ahubwo biba ari ukugira ngo ubizere. Iyo umaze kubizera ushyiramo amafaranga menshi, ukabwira n'inshuti zawe nazo zigashyiramo. Iyo amafaranga mashya akomeje kuza, abinjiyemo mbere barishyurwa, ariko amafaranga bahabwa si inyungu ziba zavuye mu bucuruzi, ahubwo ni amafaranga y'abantu baba binjiye nyuma. Iyo abantu bashya batakibonetse, gahunda irasenyuka. Niko byagenze kuri Charles Ponzi mu mwaka w'1920, kandi niko gahunda nyinshi z'uburiganya zikomeza gukora n'uyu munsi. Amayeri akunze gukoreshwa: abategura izi gahunda bakoresha amagambo akurura amarangamutima, bakavuga bati ntuzongera gukorera amafaranga, ahubwo amafaranga niyo azagukorera. Bakavuga bati iri ni ibanga abantu bakize batakubwira. Bakavuga bati amahirwe nk'aya aza rimwe mu buzima. Abandi bakavuga bati mwihutire kwinjira, imyanya isigaye ni mike. Aya magambo abagamije gutuma ufata icyemezo utabanje gukora ubushakashatsi no gutekereza neza. Ntindukira,
Mu by'ukuri hari abantu bamwe bashobora kubona amafaranga, ariko akenshi ni abinjiye kare cyane cyangwa bashinzwe kuyobora izo gahunda. Abenshi baza nyuma bo barahomba cyane. Mu myaka myinshi ishize, ibigo bishinzwe kurengera abaguzi n'abashoramari byagiye bisubiramo ubutumwa bumwe, bikavuga biti iyo umuntu akwijeje inyungu nyinshi cyane mu gihe gito kandi nta ngaruka zigaragara, banza ubaze ibibazo byinshi mbere yo gutanga amafaranga yawe. Nubwo ibyo bintu byagiye bisubirwamo inshuro nyinshi, muri iki gihe ibyitwa loto na betting bikomeje kwigarura imitima ya benshi, haba aboroheje n'abakomeye, abakristo, abayisilamu n'abadasenga bamwe dukunze kwita ngo ni abapagani. Hafi ya bose babaye bamwe kuri iyi ngingo. Hari umusore nzi nako abo tuziranye reka mbihorere nshobora kubavuga ugasanga nditeranyije, ariko nubwo nanze kubavuga se, none ninde muri mwe utazi inkuru y'ikinyamakuru cyitwa Rwanda Today? N'inkuru yacyo yasohotse ku itariki ya 1 Ugushyingo mu mwaka wa 2022. Iki kinyamakuru cyatangaje inkuru y'umusore witwa Nsengiyumva Mathias. Yaje Kigali gukora akazi k'ubwubatsi, nyuma yaje kugura moto ye akora akazi k'ubumotari. Amaze gutangira gutega, yabanje gutsinda inshuro nke bituma byizera. Nyuma yagurishije moto ye kugira ngo abone amafaranga yo gukomeza gutega. Yatakaje icyizere cye cy'ubuzima, nyuma asubira gukora ikiyede. Kigali Today Press nayo yatangaje inkuru ya Emery Munyabugingo ku tariki ya 31 Werurwe 2023. Iki kinyamakuru cyatangaje ubuhamya bwa Emery Munyabugingo, wari umunyeshuri muri kaminuza. Yafashe amafaranga y'ishuri ayashyira mu gutega. Yabanje gutega 1/2 cy'amafaranga y'ishuri aratsindwa, agerageza kuyagaruza ashyiramo na yari asigaye. Amaherezo yatakaje amafaranga yose y'ishuri. Nubwo ibinyamakuru byavuze kuri bariya, ariko buri wese bamutunze mikoro nawe yabara izindi nkuru nyinshi. Intsinzi ya mbere akenshi iba nk'umutego ukururira umuntu gukomeza. Abantu benshi nibatangira ari inzobere muri ibyo bintu, batangira kubera amatsiko, inshuti ikakwereka amafaranga yatsindiye, ukabona amatangazo agaragaza abantu bishimye, ukumva nawe wabigerageza. Kenshi umuntu ashobora gutsinda ku nshuro ya mbere. Iyo ntsinzi ya mbere niyo ituma benshi bizera ko bashobora gukomeza gutsinda, ariko icyo baba batazi nuko uwo mukino uba utangiye kubakurura buhoro buhoro. Iyo umuntu amaze gutsindwa inshuro nyinshi, akenshi aribwira ati ubu noneho amahirwe agomba guhinduka. Nyamara buri mukino uba utangiye bushya. Nta mukino wibuka ko ejo watakaje amafaranga. Nta mukino utekereza ko igihe cyawe cyo gutsinda kigeze. Icyo wita igihe cyanjye kirageze n'uburyo ubwonko bwawe buba bushaka kuguhumuriza, si amategeko agenga amahirwe. Iyo urebye amatangazo ya betting, ubona abantu bishimira gutsinda. Ubona uwaguze imodoka, ubona uwubatse inzu, ubona uwatsindiye amafaranga menshi, ariko ntubona ibihumbi by'abandi batakaje amafaranga yabo. Iyo ubona inkuru z'abatsinze gusa, ubwonko bwawe butangira kwizera ko gutsinda ari ibintu bisanzwe. Nyamara ukuri kuba gutandukanye nuko. Nyuma y'imyaka myinshi akora ubushakashatsi kuri kasino zo muri Amerika, umuhanga Natasha Doshur yanditse igitabo Addiction by Design. Yagaragaje ko intego nyamukuru y'iyi mikino atari ugutuma abantu batsinda buri gihe, ahubwo ni ugutuma bakomeza kugaruka. Umuntu ashobora gutsinda rimwe, agatsindwa 3, akongera gutsinda, akumva ko amahirwe ye atangiye kugaruka. Aho kubihagarika, agakomeza kongera amafaranga. Aho rero umukino uba watangiye kumugenzura. Hari ingaruka zitabonwa vuba. Mu ntangiriro umuntu ashobora gutakaza amafaranga make, ariko buhoro ibyo yatakazaga bitangira kwiyongera. Amafaranga y'ubukode, ay'ishuri, ay'ubucuruzi, ayo yazigamye. Buhoro buhoro umuntu atangira kubeshya abo mu muryango we kugira ngo abone amafaranga yo kongera gukina. Icyizere kiragabanyuka, amakimbirane akiyongera. Hari n'abafata amadeni bizeye ko bazayishyura nibamara gutsinda. Nyamara siko bikunze kugenda. Hari abantu bafata betting nk'uburyo bwo gushora imari, ariko hari itandukaniro rinini. Ishoramari rishingira ku mutungo cyangwa ku bikorwa bifite agaciro. Betting yo ishingira ku mahirwe. Niyo mpamvu umushoramari uzwi cyane witwa Warren Buffett yavuze ati ingaruka zikomeye zituruka ku kudasobanukirwa neza n'icyo umuntu arimo gukora. Iyo umuntu yinjiye muri betting, yumva ko azahora atsinda. Aho ngaho aba ashobora kuba adasobanukiwe neza n'uko uwo mukino uteye. Umwanditsi w'ibitabo by'ubukungu Morgan Housel mu gitabo yise The Psychology of Money avuga ko gutsinda mu by'amafaranga bidaterwa gusa n'ubwenge umuntu afite, ahubwo biterwa n'imyitwarire ye.
kubitsa, kwihangana, kwirinda imyanzuro ifashwe kubera amarangamutima no gukoresha amafaranga ubanje gushishoza. Ibyo nibyo byubaka umutungo urambye, si ugushaka inzira y'amahirwe yihuse. Ku muntu ushaka kubaka ubukungu bunoze kandi burambye, aho gushora muri betting n'indi mikino y'amahirwe, dore icyo yakora akurikije inama z'abahanga mu by'ubukungu. Isomo rya mbere, ubukungu bwubakwa no gukora ibintu bifite agaciro. Abahanga benshi bavuga ko amafaranga aza nyuma y'igisubizo cy'ubukungu, siyo ntangiriro. Umuhanga mu bukungu Adam Smith mu gitabo cye The Wealth of Nation cyo mu 1776 yasobanuye ko igihugu gikira kubera ubushobozi bwo gukora ibintu bifite agaciro kurusha kugira zahabu cyangwa amafaranga menshi. Yerekanye ko ubutunzi buturuka ku musaruro, ubumenyi, ubuhanga n'umurimo uteguwe neza. Indi nama hano nuko imari ikurikira agaciro. Mu gitabo The Personal MBA, Josh Kaufman avuga ko amafaranga ahora akurikira umuntu ushobora gukemura ikibazo cy'abandi. Niba ushobora kwigisha neza, kuvuga neza, guhinga neza, gukoresha ikoranabuhanga neza, kubaka, guhanga udushya, abantu bazishyura ibyo ubaha. Ni ukuvuga ko agaciro kabanza, amafaranga agakurikiraho. Value first, money second. Urugero, umuntu ushobora gukora imigati myiza buri munsi ashobora kubaka ubukungu burambye kurusha umuntu utegereje amahirwe. Benjamin Graham, umwarimu wa Warren Buffett mu gitabo The Intelligent Investor, yigisha ko umutungo uramba uturuka ku ishoramari rifite ubushobozi aho gushora amafaranga mu byishimo by'ako kanya. Yerekanye ko abakire benshi bubaka umutungo gahoro gahoro, ntibawubaka mu ijoro rimwe. Iyo dusomye ibitekerezo by'aba bahanga bose, dusanga bahurira ku mahame make adahinduka. Ubukungu bukomeye bwubakwa no gukora ibintu bifite agaciro, kuzigama, gushora imari neza, kubaka icyizere, gukorana n'abantu beza, kugira imyitwarire ihamye, gukemura ibibazo by'abandi, guhanga udushya, kwihangana, kuko ubutunzi bukura buhoro buhoro. Nk'uko umugani uvuga, igiti cy'inganzamarumbu ntikimera mu ijoro rimwe. N'ubukungu nuko bwubakwa n'amahitamo meza asubirwamo buri munsi. Reka twinjire mu kindi gice ari nacyo tugiye gusorezaho. Bibiliya ivuga iki kuri betting n'indi mikino y'amahirwe? Hari abantu benshi bavuga bati Bibiliya ntivuga ijambo betting cyangwa indi mikino y'amahirwe, maze bagahita banzura ko gukina betting n'indi mikino y'amahirwe ari ntacyo bitwaye. Ariko se kugira ngo ikintu kibe kibi nuko Bibiliya igomba kukivuga mu izina ryacyo? Oya, hari ibintu byinshi biriho muri iki gihe nka internet, cryptocurrency, social media cyangwa artificial intelligence. Bibiliya ntiyigeze ibivuga mu mazina yabyo, ariko iduha amahame adufasha kumenya icyiza n'ikibi. Ni muri urwo rwego tugiye kureba amahame ya Bibiliya agaragaza neza uko Imana ibona betting n'indi mikino y'amahirwe. Ihame rya mbere, Imana yashyizeho ihame ry'umurimo, si iby'amahirwe. Mu ntangiriro y'isi, mbere y'uko icyaha cyinjira, Imana yahaye Adamu na Eva umurimo. Mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 15 haravuga hati, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Ndetse na nyuma y'icyaha umurimo ntiwahagaritswe, ahubwo warushijeho gukomera. Mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 19 Imana yabwiye umuntu iti, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimwo wakuwe. Imana ntiyigeze ivuga ngo umuntu azatungwa n'amahirwe, yavuze ko azatungwa n'umurimo. Betting n'indi mikino y'amahirwe byo bitwigisha ikinyuranyo. Bitwigisha ko umuntu ashobora kubona amafaranga menshi atakoze, ahubwo kubera amahirwe. Ibyo bihabanye n'umugambi Imana yari ifitiye umuntu. Irindi hame rya kabiri, mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 3 umurongo wa 10, Pawulo yavuze ko udakora adakwiriye kurya. Aha Pawulo ntiyavugaga abantu babuze akazi, yavugaga abantu bahisemo kubaho bategereje kubeshwaho n'abandi. Betting nayo yubakira ku gitekerezo cyo gushaka amafaranga atavuye mu murimo. Ihame rya gatatu, imigisha iva ku Mana si ku mahirwe. Isi yigisha ko amahirwe ariyo ahindura ubuzima, ariko Bibiliya yigisha ikindi. Imigani igice cya 10 umurongo wa 22 haravuga hati, umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho.
nubwo abenshi bakina betting bahomba, nibyo hari bake betting ishobora kuzanira amafaranga, ariko se izana amahoro? Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko abantu benshi batsindiye amafaranga menshi muri loto cyangwa betting nyuma y'imyaka mike baba barayatakaje, bamwe bakinjira no mu myenda, abandi bakagira ibibazo byo mu mutwe cyangwa mu miryango. Ariko tubonye ko imigisha y'Imana, ya migisha umuntu abona kubera ko yakoze, yo ntiza niyo mibabaro. Ihame rya kane, kwifuza iby'undi muntu mu buryo butari bwo. Mu mategeko 10 harimo iri tegeko. Mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 17 haravuga hati ntukifuze, hakarondora ibintu tutagomba kwifuza. Muri betting umuntu yifuza gutwara amafaranga yashizwemo n'abandi. Iyo umuntu atsindiye amafaranga ayabonye aba yavuye ku bandi bahombye. Nta gaciro gashya kaba karemwe nk'uko twabibonye mu kanya mu mahame agenga ubukungu. Ikiba cyabaye ni uguhinduranya amafaranga hagati y'abantu, ariko ikigo cya betting kikabanza kwikuriramo inyungu. Ibyo hame ritandukanye n'iby'Imana ryo gukora no kubeshwaho n'umurimo. Ikindi, nubwo ijambo betting ritavugwa muri Bibiliya, ariko ni umukino ufite inkomoko ku rusimbi. Muri Bibiliya hari ahantu urusimbi ruvugwa mu buryo bugaragara, ni ku musaraba, ubwo Kristo yari ari ku musaraba. Dore uko byagenze. Yesu yari amaze gukubitwa, yari afite amahwa ku mutwe, amaraso atemba. Ariko se abasirikare bari bahugiye he? Yohana igice cya 19 umurongo wa 23 kugeza 24 haravuga hati nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo 4. Umusirikare wese atwara umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshwe yose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravugana bati twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire turebe uri bube nyirayo uwariwe. Bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore ngo bagabanye imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare babigenza batyo. Ibi byari ugukina urusimbi. Bashize umwambaro wa Yesu ku mahirwe, ariko hari isomo rikomeye rihishe muri ibi. Mu gihe umukiza yari ari gutanga ubugingo bwe ngo akize isi, bo bari bahugiye mu gushaka icyo bunguka. Mbese ibyo ntibisa nibibaho uyu munsi? Kristo arahamagara, ijambo ry'Imana ririgishwa, ariko abantu benshi bahugiye kuri telefone zabo bakurikirana odds. Aho gukurikira Yesu, bakurikira score. Baba barangariye kuri match, bati bigenze bite? Arsenal itumye nje, Chelsea itwitse Paris yanjye, uriya mukinnyi aramwitse, iyi kipe ikubiye kenshi, n'ibindi. Aho gutekereza isezerano ry'Imana, batekereza jackpot. Ntabwo ikibazo ari uko abasirikare bakoresheje ubufindo gusa, ibibazo ni uko inyungu yabaye ingenzi kurusha Kristo. Ni nacyo kibazo urusimbi rutera n'uyu munsi, rutuma umutima w'umuntu utangira gukunda amafaranga kurusha Imana. Yesu yaravuze ati muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 24, ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Iyo amafaranga abaye ikigirwamana, Kristo ashyirwa ku ruhande. Elena White avuga iki kuri betting n'imikino y'amahirwe? Nubwo Elena White atakoresheje amagambo nka sport betting cyangwa aviator, yanditse kenshi kuri gambling, lotteries, speculation no gushaka ubutunzi mu buryo bwihuse. Yabifashe nk'ibintu byangiza imico, imibereho y'ibyamwuka, bikanasenya umuryango. Hano hari ihame bya mbere tubona: gukunda ubutunzi bwihuse ni umutego wa Satani. Mu gitabo Cancers on Stewardship, inama ku busonga, Elena White agaragaza ko Satani akoresha icyifuzo cyo gukira vuba kugira ngo ayobye abantu. Yanditse ko abantu benshi bashorwa mu mikino y'amahirwe bizeye ubutunzi bwihuse, ariko bikarangira bibagejeje mu gihombo no kukwangirika kw'imico. Irindi hame bya kabiri, amafaranga y'Imana ntagomba gushyirwa mu mikino y'amahirwe. Elena White yigisha ko umutungo dufite ari uw'Imana yatugabiye ngo tuwucunge neza. Iyo umuntu awushyize muri betting cyangwa lottery, aba awushyize mu kaga atazi bizakurikiraho. Ibyo bihabanye n'ihame ry'ubusonga Bibiliya yigisha. Irindi hame bya gatatu, gutega byangiriza umutima n'imico. Mu gitabo The Adventist Home cyangwa se urugo rwa Gikristo, Elena White yerekana ko ingeso zishingiye ku gukunda amafaranga no gushaka inyungu z'ako kanya zisenya amahoro yo mu rugo. Urusimbi rukunze guteza kubesha uwo mwashakanye, guhisha amafaranga, imyenda, amakimbirane no gutakaza icyizere hagati y'abagize umuryango.
iyo amahoro yo mu rugo yangiritse n'ubuzima bw'ibyamwuka burahazaharira. Irindi hame rya kane, urubyiruko rugomba kwirinda ibigeragezo byo gushaka kubona amafaranga mu buryo bwihuse. Mu gitabo Message to the Young People, ubutumwa ku basore, Ellen White ahamagarira urubyiruko kwirinda imyidagaduro n'ibigeragezo bikurura umutima kure y'Imana. Yigisha ko imyidagaduro yubakira ku marangamutima, ku kwifuza inyungu z'ako kanya no kugukunda isi ishobora gutuma urubyiruko rutakaza intego y'ubuzima. Muri iki gihe sport betting, crash games n'indi mikino y'amahirwe ikinirwa kuri interinete ni urugero rugaragara rw'ibyo bigeragezo. Mu nyandiko ze zose Ellen White agaruka ku hame rimwe: umugisha urambye ntuva ku mahirwe ahubwo uva ku Mana. Iyo umuntu akorana umwete, akizera Imana kandi akagira ubudahemuka mu micungire y'ibyo afite, Imana ishobora kumuha umugisha mu buryo burambye kandi buzana amahoro. Mu gihe betting ishobora gutanga ibyishimo by'akanya gato, ubutumwa bwa Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi buduhamagarira gushakira umutekano n'ibyiringiro kuri Kristo, we utanga ubutunzi budashira. Mu gitabo cy'inama ku busonga, igice cya 46 kivuga ngo igishuko cyo kujarajara mu butunzi, ku rupapuro rwa 218 kugeza ku rupapuro rwa 219 hari amagambo afite umutwe uvuga uti amareshya mugeni aboneka muri za tombora. Haranditswe ngo ubwo rero hari n'ubucuruzi bwa tombora bufitanye isano n'icyo kintu. Umusore umwe yagiyeyo atombora isaha ikozwe muri zahabu. Nyuma byaje kugenda bite? Birashoboka ko isaha yari ikozwe mu zahabu nziza kandi ikaba itaraje mu buryo bw'amagendo. Nyamara hirya y'amagendo hihisha umutego. Niba yarakinye bwa mbere agatsinda, azongera ashake kugerageza amahirwe ku yindi nshuro. Iyaba uwo muhungu yari uwanjye, nashimishwa no kumubona aryamye mu isanduku yapfuye aho kumubona yambaye iyo saha ikozwe muri zahabu. Hari n'abandi bahungu rero, uwo musore abereka isaha ye maze nabo bakumva hari utuntu tubabyabyata ngo bajye kugerageza amahirwe yabo mu buryo bumwe n'ubwo uwo yabikozemo. Kandi koko bazajyayo nabo bagerageza amahirwe, hanyuma undi nawe agende n'undi nawe akurikireho, bityo kugeza ubwo bikwiriye hose. Biva kuri umwe bikajya ku wundi, kandi umwanzi azi neza uburyo bwo gukora uyu mukino. Urugero rutangwa rw'uyu musore watomboye isaha ya zahabu, ku isura nta kibi kiri mu gutsindira isaha, ahubwo umuntu wese yakwishimira impano nk'iyo. Ariko umwanditsi aradusaba kureba kure y'icyo gihembo. Ikibazo nyamukuru si isaha, ahubwo ni inzira yakoreshejwe kugira ngo ayibone. Iyo umuntu atsinze inshuro ya mbere, mu mutima we havuka icyizere cy'uko azakomeza gutsinda. Icyo cyizere nicyo gituma agaruka kenshi, akinjira buhoro buhoro mu ngeso yo gukina ibyo abakina banga kwita ko ari urusimbi. Ariko si we wenyine ugerwaho n'ingaruka. Iyo yeretse abandi icyo yatsindiye, bibatera irari ryo gushaka amahirwe nk'ayo. Baratekereza bati niba yabishoboye nanjye nabishobora. Bityo umuntu umwe aba intandaro yo gukururira abandi benshi muri uwo mutego. Niyo mpamvu umwanditsi avuga amagambo akomeye cyane agira ati iyaba uwo muhungu yari uwanjye, nashimishwa no kumubona aryamye mu isanduku yapfuye aho kumubona yambaye iyo saha. Nubwo abenshi mu bakristo bamaze kwishora muri betting n'imikino y'amahirwe, mu gitabo kivuga ngo ibyo abadivantiste b'umunsi wa karindwi bizera, igice cya 22 kivuga imyitwarire ya gikristo, ku rupapuro rwa 286 umutwe uvuga ngo ibikorwa bikwiriye kurekwa, haravuga ngo abadivantiste bigisha kandi ko hakwiriye kurekwa ikintu cyose cyahindura umuntu imbata nk'imikino, cyane cyane imikino y'urusimbi, iy'amakarita, kujya mu mazu berekaniramo sinema n'imikino inyuranye, hamwe no kujya mu rubyiniro. Byose bigomba kurekwa. Ni iki wakora nimba wumva betting itangiye kukugenzura? Icya mbere, emera ko ikibazo gihari. Irinde gushaka kugaruza amafaranga watakaje ukoresheje indi betting. Vugana n'umuntu wiringira. Tegura neza uko ukoresha amafaranga yawe. Shaka indi myidagaduro cyangwa indi nzira yo kongera ubumenyi n'ubushobozi bwawe. Niba bikomeje kukunanira, ugisha inama impuguke mu mitekerereze cyangwa ubujyanama. Gusaba ubufasha si intege nke, ni intambwe yo kongera kugenzura ubuzima bwawe. Dusoza, betting yihindutse inzira umuntu yiringiye yo kubaka ubuzima bwe, ishobora kumukurura ibibazo by'amafaranga, ibibazo byo mu muryango ndetse n'ibibazo byo mu mitekerereze. Mbere yo gukanda kuri buto igira iti bet now, banza wibaza uti ese ndimo gukina kugira ngo nishimishe, cyangwa natangiye kwizera ko amahirwe azakemura ibibazo byanjye? Kubera ko amahirwe ashobora kuza cyangwa ntaze.
ariko ubumenyi, umurimo, kwihangana no gufata ibyemezo birimo ubushishozi nibyo bikomeza kubaka ejo hazaza harambye, kuko mu by'ukuri umutungo urambye ushingira ku murimo, ku bumenyi no ku gihe, si ku masezerano y'ubukire bwihuse. Ndabifuriza kubaka ubukungu bwanyu muri ubwo buryo.